reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho udukurikiranira uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri bwota amasimbi hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane, abantu benshi haba ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bayigarukaho cyane. Nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini zanyu, ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomeye cyane ije guhitana ubuzima bw'abantu. Biravugwa ko rero ari tagisi yari itwaye abantu ngo bari bagiye mu kazi, ariko mu by'ukuri ntabwo bije kuba byagenda neza. Biravugwa ko rero iyi tagisi yari itwaye aba bantu bari bagiye mu kazi ije kugongana n'indi vuwatiri, ndetse bikarangira n'umugenzi wari urimo aragenda ku ruhande rw'umuhanda nawe aje kuba yabigwamo, dore ko ari nawe upfuye nabi cyane. Nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mbona kuri sikirini zanyu, ako gafureshi ahantu kabereka, urabona ko ari umuntu uri munsi y'imodoka. Mu by'ukuri abantu benshi bakimara kubibona, abafite imitima yoroshye mu by'ukuri bahise birukanka bitewe n'ubwo bahise bagira. Abafite imitima ikomeye rero nibo baje kuza gutabara, babasha kuba bakuramo uyu muntu. Imodoka rero yari ikandagiriye hano kuri kino kiraro. Mu makuru twabashije kuba twamenya ni uko uyu mushoferi wari utwaye iyi vuwatiri ari we wari ufite amakosa, dore ko ngo yari arimo arirukanka cyane ngo aza kubura feri. Uyu wundi wari utwaye aba bakozi bari bagiye mu kazi rero ngo ashaka kumukatira, biranga rero birangira akubise borudire zo kuri kino kiraro, birangira ahise agonga umunyamaguru wari uhari. Birumvikana uyu munyamaguru akaba yahise asiga ubuzima, ndetse n'abari bari muri iyi vuwatiri nabo biravugwa ko nabo bahise bahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje rero, ni inkuru iramutse igenda igarukaho cyane, haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe rero turaje kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru, ze kumenya neza ese mu by'ukuri iyi mpanuka ibereye ahagana he, ese niki cyakurikiyeho iyi mpanuka ikimara kuba. Byinshi rero kubikomeje kugenda byibazwa kuri iyi mpanuka, cyane cyane nawe ubyumvise muri aka kanya, turaje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru, ze gusobanukirwa neza ibikomeje kugenda bigarukaho cyane kuri aya makuru yakomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga, agarukwaho n'abatari bakeya. Nk'uko rero twaje kuganira na bamwe mu bari hafi aha ngaha ubwo iyi mpanuka yabaga, birumvikana impanuka ikaba yabaye babireba byose uko byagenze. Twagerageje kuganira nabo bagira icyo badutangariza, ibi nabyo rero turi buze kuza kubibagezaho muri aya makuru. Reka rero mbere y'uko tugaruka ku buryo burambuye ku by'iyi mpanuka, tubanze tukwisabire ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. kurashare aya makuru, byibuze uyasangize abantu batatu cyangwa bane, uraba uduteye inkuru ikomeye cyane. Kandi ikindi ugiye no muri comment utange igitekerezo cyawe, nawe uvuga uko byumva, ese mu by'ukuri kuki impanuka muri iyi minsi zikomeje kugenda ziyongera, ndetse ugasanga zirimo ziragenda zitwara ubuzima bw'abantu. Niki cyakorwa kugira ngo impanuka zibe zagabanuka? Turagusaba rero gukora like, ubundi utwiyungeho, tujye tubana 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu ba mbere. Reka rero dukomeze n'iby'iyi nkuru ibabaje. Murabibona ko mu by'ukuri uyu mugenzi wari urimo aragenda n'amaguru, nawe arimo arigira mu kazi ke, birangiye hasize ubuzima, kandi akaba apfuye mu maherere, akaba apfuye ku makosa yakozwe n'aba bashoferi bari batwaye izi modoka. Urumva mu by'ukuri ni ikintu kibabaje. Nk'uko rero biri kugenda bigarukwaho, uri gushyirwa mu majwi cyane ko ari we nyirabayazana w'iyi mpanuka muri aba bashoferi bari batwaye izi modoka, waba umushoferi wari utwaye iyi bisi cyangwa se iyi tagisi mini bisi, ndetse n'uyu wari utwaye iyi vuwatiri. Biravugwa ko rero wari ufite amakosa ari uyu wari utwaye vuwatiri, dore ko ngo yari afite umuvuduko uri hejuru cyane.
nibwo rero ngo yaje kugera hafi kuri kino kiraro, gukata imodoka biramunanira dore ko ngo yakoze kuri feri akumva feri zabaye amazi, rero kugira ngo akate imodoka ayigarure mu mukono wayo byaraniranye. Uyu wari utwaye rero aba bakozi bari bagiye mu kazi, akibona ko barimo baramusatira ashaka gukatira iyi ivuwatiri ariko biba iby'ubusa. Iyi vuwatiri iraza ihita ikubita kuri bino byuma rero biba biri ku muhanda, ihita igwa munsi y'ikiraro ku ruhande rw'ikiraro. Hanyuma uyu wari utwaye rero iyi modoka yari itwaye aba bakozi bagiye mu kazi, nayo ikaba yahise ikubita borudire zo ku muhanda igonga ibi byuma bimwe biba biri ku ruhande nayo, ndetse ihita ikandagira n'umugenzi wari urimo aragenda n'amaguru arimo arigira mu kazi ke. Ari nacyo kintu rero cyakomeje kugenda kibabaza abatari bakeya, cyane cyane abaje kuba babibona imbona nkubone, buryo ki uyu mugenzi apfuye, ndetse apfuye urupfu rubi, apfuye nabi cyane. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bibabaza abatari bakeya. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, iyi mpanuka ikiba ikintu cyahise gikorwa, hakaba hahise hakorwa rero ubutabazi bw'ibanze, bafata iyi modoka yari yakandagiye uyu muntu, urabona ko yari yamuhwanyirije ku kiraro neza neza, bisaba ko bayiterura bayikuraho uyu muntu yari yakandagiye nawe bamukuramo, urumva nyine ni umurambo. Bahita bawutwara mu buruhukiro bw'ibitaro, ndetse n'abandi bari bari muri iyi vuwatiri nabo bari bahasize ubuzima nabo bose bahita babajyana babatwara mu buruhukiro bw'ibitaro, dore ko uko ari bane bari bari muri iyi vuwatiri bose amakuru akaba yemeza ko ngo bahise bahasiga ubuzima. Twagerageje rero gushakisha amakuru yimbitse ku cyaba cyateye impanuka. Mu by'ukuri twaje kuganira na bamwe mu baturage bari hafi aha ngaha aho iyi mpanuka yaje kuba yabera. Ku murongo wa telefone rero bakaba batubwiye ko ikintu cyateye impanuka nyirabayazana yaturutse kuri uyu mushoferi wari utwaye iyi vuwatiri, ndetse binavugwa ko rero ngo nawe yaje kuhasiga ubuzima. Birangira rero n'uyu munyamaguru nawe asije kuba yabigenderamo. Bakaba badutangarije ko rero ngo uyu wari utwaye iyi vuwatiri yari afite umuvuduko mwinshi, ndetse ngo yari agiye kugonga iyi tagisi minibisi yari itwaye aba bakozi bari bagiye mu kazi. Rero nibwo ngo yashatse gukata, mu gukata rero akata nabi bitewe nawe n'umuvuduko yari afite, nk'ibintu bishobora kuba bikubayeho bigutunguye, nawe mu kujya gukata rero akata nabi, imodoka ihita imutwara ku kiraro, iragenda igonga ibyuma rero ihita ikandagira n'uyu mugenzi wari arimo aragenda. Ni ibintu bibabaje, abantu benshi bagiye babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, bagaragaza ko impanuka zikomeje kugenda ziyongera, impanuka zikomeje kugenda zihitana ubuzima bw'abantu, kugira ngo habe hari icyakorwa kugira ngo izi mpanuka zibe zagabanuka. Ikindi nanone hari igihe ushobora kuba uri kwibaza ese mu by'ukuri ibyaba byabereye hehe. Ibi ngibi bikaba rero bibaye muri kino gitondo, bikaba byabereye mu gihugu cya Uganda, aho bita i Kabare, niho rero ibi byaje kuba byabera. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, bibaza bati ese mu by'ukuri ibi bintu ni ibiki, kuko impanuka zikomeje kugenda zihitana ubuzima bw'abantu bya hato na hato. Natwe rero twari tuje kugira ngo twizo update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera, kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye yakurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bine, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.